Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, tweze utuboneze rwose, dukure mu gayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, usubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke. Urakoze kumvisha gusenga ubone iteka ryose, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice 24 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko noneho mwubaha Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana za ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na ba sogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Imbere yacu Uwiteka yirukana abo muri ayo mahanga yose, hamwe n'Abamori bari batuye muri iki gihugu. Nicyo kizatuma dukorera Uwiteka, kuko ariyo Mana yacu. Yosuwa abwira abantu ati, ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka, kuko ari Imana yera, ifuha, ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi, abarimbure, nubwo yari yarabagiriye neza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko noneho mwubaha Uwiteka, mukorere mu by'ukuri mutaryarya. Bene data, ndabinginga ngo mureke dukorere Uwiteka, tumwubahe kandi tumukorere mu by'ukuri tutamuryarya. Imana ishaka ko tuyubaha, kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana itugirire neza, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nimureke rero twubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka ni ugukora ibyo ashaka, ni ugukiranuka, ni ukugendera mu nzira nziza, kandi tukamwubaha ahagaragara n'ahatagaragara. Kandi bene data, ndagira ngo mbabwire ngo kubaha Uwiteka bigira inyungu nyinshi, kandi bigira inyungu none n'igihe kizaza. Nimureke rero twubaha Uwiteka, kuko nitumwubaha natwe azatugirira neza, kandi tumukorere tutamuryarya. Kubera muri iyi minsi hari abantu bari gutuma izina ry'Uwiteka ritukwa kubera kumwiyitirira, kubera ko bamukorera bamuryarya. Ariko icyo Uwiteka dushakaho, ubutumwa bw'uyu munsi ni uko tumwubaha kandi tukamukorera tutaryarya, tutamuryarya, tukirinda kwiyoberanya, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uvuga iryo zina ngo ave mu bidatunganye. Mwene data unkurikiranye, ndakwinginga, niba uzi kuvuga izina ry'Imana, niba uzi kuvuga izina ry'Uwiteka, niba uvuga kuri umukristo, va mu bidatunganye, niko ijambo ritubwira. Nimureke rero tumwubahe kandi ntitumwiyitirire, kandi tudakora ibyo ashaka. Imana ishaka ko tuyikorera mu by'ukuri tutayiryarya, tutayiyitirira, tudatuma izina ryayo ritukwa. Ariko ndagira nkubwire ngo niba uri gutuma izina ry'Imana ritukwa, izaguhana.
izaguhana kandi izaguhana bibi cyane. Imana itugirire neza kandi dufashe. Ngo kandi mukureho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Bene data, nimukureho ibintu byose byatuma mutera Imana umugongo. Mwene data, kuraho ibintu byose byatuma utera Imana umugongo. Ikintu cyose cyatuma udashyikira ubwiza bw'Imana gikureho, ukorere Uwiteka, nta kizinga kikuriho. Icyo kituma utera Imana umugongo. Niba ako kazi gatuma utera Imana umugongo, niba ako kazi gatuma utubaha Imana, niba ibyo utunze bituma utubaha Imana, ibyo byose bikureho. Kuko ndagira nkubwire ngo niba ari byo uri kwishingikirizaho, ibyo ni umusenyi, bizashira. Nimureke mukureho ikintu cyose, mukureho inzitizi yose, mukureho ikintu cyose cyatuma mudashyikirana n'ubwiza bw'Imana, mukorere Uwiteka, nta kintu kindi kibitambitse imbere. Imana itugirire neza. Yosuwa rero yabwiye Abisirayeli, arababwira ngo mukureho. Ubu ni ubutumwa Imana yari imuhaye, kuko yari iri kubona ko hari ibintu biri gutuma batera Imana umugongo. Yari kubona hari ibintu bitumye bajya kure y'Imana. Imana irababwira ngo nibakureho. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo kuraho ikintu cyose kiri gutuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana. Icyo kintu cyose, icyo cyaha kiri gutuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana, gikureho. Ibyo bigirwamana, ibyo wimitse mu mutima, ibyo ngibyo byagutwaye, ndagira nkubwire ngo kuraho ikintu cyose cyatuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana, kuko Imana iragushaka ko uyikorera mu by'ukuri kandi utayiryarya. Imana itugirire neza. Nimureke rero bene data dukorere Imana mu by'ukuri tutayiryarya. Nimureke dukorere Imana nta kindi kintu kidutandukanyije nayo. Ibyo byaha bidutandukanya n'Imana nimubihunge, nimubikureho. Ibyo mwimitse mu mitima nimubikureho, kugira ngo Imana ibashe kubabona. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze idufashe. Ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Oh haleluya! Imana ishimwe. Mwene data, niba utekereza ko gukorera Imana, niba utekereza ko gukorera Imana atari byiza, niba utekereza ko gukorera Uwiteka atari byiza, ngo itoranyirize icyo uzakorera. Ariko bene data, nagira ngo mbabwire ngo nimureke dukorere Imana, kuko ibindi byose ni umusenyi. Nimureke dukorere Imana, kuko bigira umumaro none no mu gihe kizaza, kandi tuyikorere tutayiryarya. Ntihagire ikintu kibatandukanye n'Imana, kuko Yesu wawe yaravuze ngo niba mwebwe mwanze guhitamo gukorera Imana, ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Birakwiye ko nkurikiranye n'inzu yawe mukorera Uwiteka. Birakwiye ko njyewe n'inzu yanjye dukorera Uwiteka. Birakwiye ko wowe n'umuryango wawe mukorera Uwiteka, kuko nibyo Imana yaturemeye. Imana nibyo idushakaho, kandi nibyo bigira umumaro. Niyo mpamvu mbinginga bene data, nimukorere Uwiteka mwebwe n'inzu yanyu. Nimukorere Uwiteka mwebwe uko muri, kandi mwirinde igituma mujya kure y'Imana. Mukuremo ikizira cyose, mukuremo icyaha cyose, ukureho icyatuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana, ubundi uyikorere by'ukuri. Kandi nuyikorera neza izaguhemba, kandi izaguhemba uri mu isi, izaguhembe n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze idufashe. Ariko mwene data, ndagira nkubwire ngo niwanga gukorera Imana, hari abandi bazayikorera, ariko uzaba uri mu gihombo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo niwumva ubu butumwa utangire ukorera Imana, kuko nibyo bigira umumaro none no mu gihe kizaza. Uri mu isi uzagubwa neza, kandi ikirutaho uzabona ubugingo buhoraho. Nimureke rero dukorera Imana, kandi dukomeze tuyubahishe, dukora ibyo gukiranuka, kuko nikidushakaho. Imana ishaka ko dukora ibyiza, ntabwo yishimiye ibona turi mu bibi. Ishaka ko duhindukira tukareka ikibi n'igisa nacyo, ubundi tugatungana rwose, kuko Imana yaduhamagaye ni yera, natwe dukwiye kubabera. Imana itugirire neza. Twirinde ingeso mbi, twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde igituma tujya kure y'Imana.
ngo abantu baramusubiza bati kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na ba sogokuruza ikatuvana mu nzu y'uburetwa kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu. Imana ishimwe. Abayisiraheli ngo baravuze basubiza Yosuwa baramubwira ngo kwimura Imana yacu biragatsindwa, ngo kandi ngo niyo yadukuranye muri Egiputa, niyo yadukuye mu buretwa. Nawe hari uburetwa Imana yagukuyemo, nawe hari ibikomeye Imana yakuvanyemo, nawe hari ibibi Imana yakuyemo, hari ibibi Imana yagutambukije, hari ibibi Imana yagukijije, hari indwara Imana yagukijije, hari ikintu Imana yagukoreye. Nawe ndagira ngo wibuke, numara kwibuka umere nk'aba Bayisiraheli, nawe utangire ukorera Imana, utangire wubaha Imana kandi uyubahe ahagaragara n'ahatagaragara. Imana ishimwe. Imana ikomeze itugirire neza kandi Imana ikomeze itwiteho. ngo nicyo kizatuma dukorera Uwiteka kuko ariyo Mana yacu. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo nawe ukorera Uwiteka kuko niyo Mana yacu, kandi Imana yacu nta wayiringiye uzakorwa n'isoni, nta wayikoreye uzikorera amaboko, nta wayivuze neza uzatahiraho, kandi ntabwo iyi Mana yacu ihemba nabi, ihemba neza. Ndagira ngo ubwire ngo kora neza, uyubahishe, ni ukuri Imana yacu ihemba neza. Imana itugirire neza. Ngo Yosuwa abwira abantu ati ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka kuko ari Imana yera, ifuha ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu, kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga azahindukira abagirire nabi abarimbure nubwo yari yarabagiriye neza. Imana idufashe cyane. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo Imana ngo ikundira mu cyaha. Iri ni ijambo ryo kuducyaha ritubwira ngo nidukure ikintu cyose cy'inzitizi cyatuma tudakorera Imana neza, dukure icyaha mu nzira, ikintu cyose cy'ikizinga cyatuma tudashyikirana n'ubwiza bw'Imana, nimureke tugikureho ubundi dukorera Imana tutayiryarya, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo nitwanga kuyikorera, nituyimura tukayirengagiza, ngo izahindukira ngo itugirire nabi, kandi yari yaratugiriye neza. Imana itugirire neza. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo niwanga gukorera Imana, Imana iri kutuburira, Imana iri kuducyaha, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ukundura mu cyaha. Imana iri kutuburira, iri kutubwira ngo nitwanga guhindukira tukayitera umugongo ngo izatugirira nabi, kandi yari yatugiriye neza. Ese mwene data wifuza ko Imana izakugirira nabi kandi hari ibyo yari yaragukoreye? Ndagira nkubwire ngo itekerezeho, ubundi nawe ushaka igisubizo, utangire ukuremo ikizira cyose, utangire ukuremo icyari kikubereye ikigirwamana, ukuremo icyari gituma idashyikirana n'ubwiza bw'Imana, ubundi utangire uyikorere utayiryarya, uyikorere mu kuri, nawe izakugirira neza. Ariko niwinangira umutima ukanga kuyikorera, ukanga gukuramo ibyo bizira, ukanga gukuramo igitandukanya nayo, ndagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nitwimura Uwiteka mu gukorera tugakorera imana z'abanyamahanga, izahindukira itugirire nabi, iturimbure nubwo yari yaratugiriye neza. Mwene data ndagira nkubwire ngo niwanga gukorera Uwiteka, niwimura Uwiteka ukagira ibindi wimika muri wowe, niwimura Uwiteka ukagira ibyaha wimika muri wowe, ndagira nkubwire ngo izahindukira ikurimbure, kandi yari yarakugiriye neza. Izakugirira nabi kandi yarakugiriye neza. Ariko mwene data ndagira nkubwire ngo imbabazi z'Imana ziracyariho, imbabazi z'Imana ziracyagutegereje, iteze amaboko ngo yakire umuntu wese wemeye guca bugufi. Niba ari aho utsinzwe, niba hari ibyo wari waragize ibigirwamana mu buzima bwawe, ushobora kugira ibigirwamana
ibyo utunze, ushobora kugira ikigirwamana cy'akazi, ushobora kugira ikigirwamana cy'umuntu runaka kigatuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana. Ushobora gufata abana bawe ukabagira ibigirwamana bagatuma utabona umwanya wo kuganira n'Imana. Ushobora kugira ikigirwamana telefone yawe, ushobora kugira ikigirwamana. Ibigirwamana ni byinshi. Ushobora kugira ibigirwamana inzoga, ubusinzi, ushobora kugira ibigirwamana by'ubusambanyi. Ni byinshi byatuma udashyikirana n'ubwiza bw'Imana, ariko Imana iteze amaboko kugira ngo ikwakire. Iragukunda, nuca bugufi ugasaba imbabazi, Imana irakubabarira, nawe igushyire mu bana bayo, igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Sinabura kubwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akira Kristo. Kwakira Yesu Kristo ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuyoba, ahubwo ni amahitamo meza, kuko muri Kristo niwe tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire, akubere umuyobozi, azakugeze mu ijuru amahoro. Mwakire, uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire, kuko muri isi turi abashyitsi. Ndakwinginga kugira ngo ufate amahirwe umwakire. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ratubwiye ngo nuko twubaha Uwiteka ngo kandi tumukorere mu kuri tutamuryarya. Mana, turakwinginze kugira ngo turinde kwiyoberanya, turinde kukuryarya, ahubwo duhe kugukorera mu kuri, dukiranutse, tukubaha ahagaragara n'ahatagaragara. Abankurikiranye ndabasengeye, buri wese muye kwisuzuma aho yagiye kure, aho yagize ibigirwamana imbere bituma adashyikira ubwiza bwawe. Mubabarire, kimara kubabarira ubahe kukubaha, kukubahisha, kugukorera batakuryarya, kandi no gukiranuka gato no ku kanini. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima. Komeza wagura umurimo wawe Mwami, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa batarakumenya bahe kukumenya, bari bacitse intege wongerera imbaraga. Mwami Imana, ababyeyi bategereje urubyaro turabasengeye, nabo baremera igitangaza. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni cyawe, ubone iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ariko ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.